Hey guys, ngiye kubereka uburyo wakora thumbnail nziza, thumbnail ituma umuntu wese yumva yafungura video yawe, nyine thumbnail ubona isa nkaho iteye amatsiko, nyine umuntu wese akumva yafungura video yawe akareba uburyo nyine akashaka kureba ibyo wagaragaje kuri thumbnail uko bimeze, cyane cyane nkanjye wigisha, umuntu wese agahita yumva nyine yafungura akareba ibyo bintu. Ngiye kwereka uburyo wakoramo thumbnail nziza kandi thumbnail igezweho ukoresheje Photoshop yawe mu buryo bworoshye, kandi turabikora mu minota mike. Wewe nkurikira, nta kintu na kimwe kiri bugucike, turajyana akantu kamwe ku kandi. Reka rero dutangire vuba vuba. Mbere na mbere urabanza uze hano handitse create, hano ukandeho, nurangiza uhita uza hano ushyiremo hano handitse films video, ahangaha ukandeho. Urahita ubona hano karite menshi ya video, wowe wihitiremo. Dore karite nziza ngiye nkunda gukoresha ni iyi ngiyi aba ariyo uhitamo. Dore size bifite ni izi ngizi, aya niyo masayizi bifite. Nurangiza ukore hano create, urabona pepa yacu irahita ifunguka gutya. Urabona ukuntu pepa yacu ifunguka gutya, ndetse haba harimo n'amarura uri bukoreshe kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika. Noneho rero hano ikintu uhita ukora, uhita ubanza ugakora kara. Urahita uza hano ahangaha ukandeho, urahita uza hano handitse solid kara, ahangaha ukandeho, uhitemo kara ushaka. Wenda tuvuge twishakira kano kabara gasa gutya, cyangwa reka dukoresha kano akangaka. Ariko icyiza reka twikoreshereze gradient. Hano tuzano hari gradient, duhitemo iyi ngiyi uyikandeho gutya. Nurangiza uhita uza hano ukandeho double click, uhita uza ahangaha ukandeho naho double click ifunguke. Twiherekara twishakira kwikoreshereza akangaka. Noneho hano hari white naho ukandeho double click, twikubitire kano karakora nta kibazo. Gutya urabona, gutya ni gradient, gutya urabona gradient yacu yabaye. Noneho hano ikintu rero tugiye gukora, hano tugiye gushyiramo ifoto yacu. Hano urahita uza ahantu hari ifoto yawe, urahita uza hano ufata ifoto yawe nk'iyi ngiyi, uhita uyiterura hano uyiterekemo gutya. Urabona ukuntu ihita ifunguka, uhita uyiha size y'ukuntu ushaka, uyiterure uyizane hano mu mpande mu nguni aba ariho uyitereka. Noneho nurangiza hano urahita uza ufate nk'iyi foto yawe, uhita uza uyikandeho hano, uhita uza hano handitse, hano hari add layer stay, ahangaha ukandeho, uhita uza hano handitse stroke ukandeho. Ifoto yacu tuyihe kano kantu kaga stroke. Urabona ukuntu ifoto yacu aka kantu kayizenguruka, tukagabanya. Urabona kabayemo kanini gutya, wemeze. Urabona gutya ifoto yacu ifite akantu kayizenguruka gutya, ni sawa. Niturangiza sasa rero tuza twandike amagambo dushaka ko ari buzemo. Hano urugero, ijambo rya mbere turi bwandike ni YouTube gutya. Iyi size yacu y'impact reka nidushaka aba ariyo twikoreshereza gutya. Iyi ngiyi tuyihe kara y'umweru nta kibazo. Niturangiza tufata Ctrl+T, niturangiza tuzuminge gutya, tubyongere gutya. Iyi ngiyi gutya YouTube gutya iragaragara nta kibazo, wemeze. Noneho hano uhita ufata iyi ngiyi, uhita ukora Ctrl G tuyikopiye zibe ebyiri. Ctrl G, urabona ko gutya zabaye ebyiri. Nuterura imwe gutya iragenda gutya. Uhita uyimanura hano hasi uyikandeho double click. Nurangiza uhita uza nabwo wandike andi magambo, twandike thumbnail gutya.
ariko iyi fonti ntitwayikunze, urahita uza hano uhitemo fonti ushaka. Urugero twebwe twishakira, hari amafonti, dushaka fonti, twihitiremo iyi ngiyi, iyi uyikandeho gutya, urabona ukuntu yafungutse. Nurangiza wemeze, nurangiza uhita uyifataho uyimanure hano hasi gutya. Niturangiza wongere uyikandeho tuyihindurire kara, uhita uza hano uhitemo kara ushaka kuyisereka, tuyihe uyu mutuku wijimye gutya wemeze. Urabona thumbnail yacu ni gutya ifungutse. Noneho nimba ufite ubundi bwa ikoni, yaba logo yawe cyangwa ubundi bwa ikoni, nabwo bwose wabuzana ukabuterekamo. Urugero twishyiriremo iyi ngiyi, dushyiremo n'ingi ya YouTube, uyifate uyiterekemo gutya nk'uko washyizemo ya foto yawe. Nurangiza ukagabanye gutya, ukagabanye ukagire gato, ukazane ugatereke mwene hano. Nurangiza wongere ufate na kano ka ikoni ka YouTube, akangaka nako gafate ugaterure, nako gaterekemo gutya. None uhituza hano ugakarage, uhituza hano mu mpande, ubone ko kameze gutya, ugakarage gutya. Ujya wabona kugabanya, ugashyiremo nyine kameze nk'akikaraza, kongereka ku buryo kagaragara, gahite kaza gutya gase nk'akikaraza. Urabona gutya. Nurangiza uhituza ufate nubwa lone na downloadinze, ukazane gutya kano ugaterure ugaterekemo gutya. Nurangiza uhituza ukagire gutya, ukagabanye gutya. Nurangiza uhituza ugakarage gutya ku buryo ushaka kugashyiramo. Nurangiza kugahindurira ikara, uraza ugakandeho hano. Nurangiza uhituza ahangaha, ukande uhituza kuri color over. Dushaka kukagira umweru, uhituza hano ukandeho, uhituza hano ukagira umweru, kandeho umweru, uteuza wemeze gutya. Hano urabona gutya kabaye umweru. Nurangiza uhituza exporting thumbnail yawe gutya ibirangiye, ni gutya exporting. Uhituza hano copy, save as copy, hano ugahituza hano uhitamo JPG, ugahituza hano ukemeza thumbnail. Ugahituza hano ugahitamo ahantu ushaka iri bujye, ngenda shaka ko iri buze hano muri image, ukandeho gutya wemeze, ujyayo ugahita uyisangayo gutya. Thumbnail yawe uba uyirangije kandi imeze neza. Ubona ni thumbnail itarimo ibintu byinshi, ibintu bikeya, kandi irasa neza, nta kibazo ifite. Wowe wakoze subscribe warakoze cyane, ndagushimiye, uri umuntu wanjye, kandi nawe ugejeje kuri uyu munota ukiri kunkurikirana, ndagushimiye cyane. Wowe andika muri comment ikindi kintu wumva ushaka nagufasha, cyangwa icyo wumva kitagushimisha, cyangwa icyo wumva wabonye kitameze neza, umbwire, naza kukikwereka uburyo bagikoramo, nta kibazo. Urakoze cyane.